umugisha w'Imana uje mu buzima ntabwo utakaza irembo usubira gusenga. Turagusuhuza inshuti mukunzi w'Impambanyayo TV, amahoro y'Imana abane nawe. Rero nkuko mubibona imbere zacu dufite umutumirwa, yatangira abibwira gusa tumuhaye ikaze. Murakoze cyane, turabishimiye bayobozi bacu, Imana ibahe umugisha. Nitwa Evangeliste Karinda Nsabimana Vincent, ndi umukristo, ndasenga, ndi umukristo. Mbere yuko dutangira ndagira ngo tubanze dusenge Imana, kuko ibintu byose bibanzirizwa n'Imana. Tutayisenze ngo tugire icyo tuyisaba ntago twabona icyo tubwira abantu, ariko turashimira Imana. Reka tubanze dusenge. Inshuti yanjye magara ngo haye icyubahiro, uri Imana yo kwizerwa kandi Imana izahoraho. Tugaye icyubahiro kubw'uyu mwanya mu izina rya Yesu. Impambanyayo TV turasenze kugira ngo ukuboko kwiza kubane natwe, uvugane natwe muri uyu mwanya. Buri muntu wese uzabasha gukurikirana iki kiganiro, uzumvira ijambo ry'Imana azahembuke, kandi mwami uzamufashe. Biravanga upfumbatura igipfunsi ugaza kwifuza kw'ibyaremwe, pfumbatura igipfunsi waza kwifuza kwa buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Amen. Reka dusome Bibiliya mu gitabo cya Esiteri ibice 6 umurongo wa 12. Dusome Bibiliya Esiteri 6:12. Haranditswe ngo hanyuma Morodekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Amen. Iri jambo dusomye ndangira ngo tuha mutwe amagambo uvuga ngo gusubira ku irembo. Iyo Bibiliya ivuze gusubira ku irembo ni iki? Iyi nkuru twese twarayisomye. Ni igihe umugabo bitaga Morodekayi yari afite ikibazo cy'umugabo bitaga Hamani washakaga kumwica. Hamani gushaka kumwica, ariko uwe yashakaga kwica yari umunyamasengesho wasenze Imana. Imana ihimbazwe cyane. Kuko nawe mu buzima hari ibihiga ubugingo bwawe ngo bikwice, hari bishaka kukwangiriza ubuhamya, ariko nubwo bishaka kukwica watindanye n'Imana, wasenze Imana yawe, wahuye n'Imana yawe. Hanyuma muri ibyo bihe rero yashakaga kumwica, nibwo iryo joro umwami nawe yari yarayabuze ibitotsi, ngo ararabuze ibitotsi. Hamani nawe arara adasinziriye mu rundi ruhande ashaka kwica umunyamasengesho, n'umwami nawe arara adasinziriye ashaka kurakora umunyamasengesho wasenze. Hari mu rugamba rero rutandukanye rw'abantu babiri, umwe kwica undi gukiza, ariko twagombaga kureba ninde uri bukore ikintu gikomeye muri uwo mwanya. Hanyuma bigenda bicerera muri iyo nkuru, nibwo babyutse bose mu gitondo, ibyo byose twarabyumvishe, bamuzana ibitabo by'ubucurabwenge arabisoma, ngo basanga byaranditswe ko Morodekayi ari warengeye umwami igihe bashakaga kumwica. Imana ihimbazwe cyane. Muri ibyo byose byabaye bashaka kumwica, umwami ngo barabivumbura ko bashakaga kwica umwami, ariko Morodekayi arabimenye. Morodekayi abimenye arabivuga, abivuze ntibaba bacisha umwami, ahubwo babaga baribo bagenda barapfa. Ibyo birangiye rero nibwo umwami yabuze ibitotsi, babuza n'ibyo gitabo abisomye ngo uyu mugabo hari icyubahiro yahawe cyangwa ishimwe, bamwitura ibyo. Abagaragu baba ngo nta kintu na kimwe yahawe. Imana ihimbazwe. Ibyo byose rero biraba, iyo nkuru irakomeza kugeza ubwo babajije Hamani ngo ubu umwami akunze kubaha bamugirira bate? Undi ati se hari undi umwami yakunda kubaha kunduta? Abangu uwo nguwo umwami akunze kubaha, bazane ifarashi y'umwami, bazane imyambaro y'umwami, bya bindi umwami akunda byose babimuhereze, kuko yari umugabo wishyira hejuru cyane, afite ubwibone bwinshi. Arangije kubivuga, umwami aravuga ngo nonaha hatabuzeho na kimwe, hatarenzeho na kimwe, genda ubikorere Umuyuda witwa Morodekayi kandi uba ku irembo. Ibimenyetso byari bitatu. Yendi yavuga ngo Umuyuda gusa, wasanga hari Abayuda benshi. Iyo avuga ngo umuntu uba ku irembo, hari abazamu benshi. Iyo avuga ngo Morodekayi, hari ba Morodekayi benshi. Ariko byari bigoye kubona undi Muyuda witwa Morodekayi kandi uba ku irembo. Abanga ibyo byose ubikorere Morodekayi. Arangije aragenda arabimukorera nk'uko byasabwaga. Amaze kubimukorera, Bibiliya irambwiye ngo ku murongo wa 12 ariyo mutwe w'amagambo nshaka ko tuvugaho, aramubwira ngo
ku murongo wa 12 avuga ngo hanyuma y'ibyo hanyuma yo kumutambagiza hanyuma yo kubona akazi hanyuma yo kuzamuka mu ntera hanyuma yo kubyara warabuze urubyaro hanyuma yo kugirirwa icyizere hanyuma yo kugira aho ugera uyu munsi birambwiye ngo hanyuma y'ibyo Morodekayi asubira ku irembo Hamani nawe atahababaye byasobanuraga iki rero bene data Imana hari ibintu yagiye ikora mu buzima hari ahantu Imana yagiye dukura twari tubabaye hari ibyaduhigaga Imana irabitwambutse hari ahantu wageraga urababara uravuga ngo Mana nunkura nzagukorera hari ahantu wageze uravuga ngo Mana ibi bihe ndimo icyamuka binkuramo nazagukorera iteka ryose uyu mugabo Morodekayi nawe yari ari mu buzima bumugoye yari umuzamu udafite shinge na rugero ariko birambwiye ngo baramutambagije hanyuma nyuma yo kumutambagiza byagenze gute ndagira ngo mbabaze iyo usa ngo Morodekayi uyu ko yari arengewe n'umwana yagombaga kubura akazi yagombaga kuzabura akazi umwami yamwibutse yagombaga kuzongera gusubira ku irembo ntibyashoboka yarakomeye yarazamuye mu ntera ariko umva uko birivuze hanyuma y'ibyo Morodekayi asubira ku irembo byavugaga iki iyo ubonye umugisha w'Imana uje mu buzima ntabwo utakaza irembo usubira gusenga iyo ubonye umugisha w'Imana ukujeho ntabwo ari umwanya wo kudamarara ngo utinde mu mafiriti wibagirwa Imana yawe subira ku irembo gusenga kuko nudasubira ku irembo irembo ryawe rizinjirwamo n'abazimu irembo ryawe rizagenda ripfe irembo ryawe rizinjirwamo n'itakinjiye kugira ngo ugire aho ugera subira ku irembo subira gusenga Imana yawe ongera winginga Imana yawe aho wakuye ibyo ngibyo uhasubire niba birambwiye ngo Hamani atahababaye nudasubira ku irembo gusenga ako kazi wabonye Hamani azakakwambura nudasubira ku irembo gusenga ibyo bintu wabonye wagezeho Satani azongera bijyane kuko afite agahinda kaho ugeze yari yararwanye ngo utazapfukize yararwanye ngo uzapfura umukene yararwanye ngo ntuzagira aho ugera ariko kubera iyera yavuganye nawe ikugejeje aho ngaho nawe icyo gusaba subira ku irembo gusenga subira mu mbaraga zo gusenga subira mu bihe byo guhura n'Imana yawe naguhumurizaga muri uyu mwanya nakubwira ngo ntutakaze imbaraga zo gusenga ntiwibagirwe icyo Imana yavuganye nawe subira ku irembo bimwe mu bintu bitumye abantu batagera aho bagera nuko Imana yavuganye nabo ikavugana nabo basenga ariko uyu munsi bakaba batagisenga nuko Imana yaganiriye nabo basenga uyu munsi bakaba bataye amarembo yabo none amarembo yabo yinjiwemo n'ibivumvuri amarembo yabo yatakaje agaciro inzu yabaye umusaka ntibakibuka gusenga barariye baradamaraye bibagirwa Imana yabo ndagusaba mwene data subira ku irembo wongera usenge wongera utindane n'Imana yawe kugira ngo Hamani umujinya yatahanye atazawukwitura uzareka gusenga umunsi uwo bita Hamani yapfuye kuko Morodekayi amaze kubona Hamani apfuye ntiyongeye gusubira mu buzima bwo ku irembo yarazamutse ahubwo yaramusimbuye urashaka gukomera subira ku irembo ryawe urashaka gukomera wongera usenge hirya y'ibyo hari ubundi buzima bwiza Imana igutegurira hirya y'ibyo ngibyo Imana iracyakora ibitangaza ndabashimiye kubwo kumva ijambo ry'Imana mugira umutima ukunda Imana yanyu mwe kwibagirwa gusenga mwe kwibagirwa Imana yabanye nawe iyabanye nawe 2012 ikanaba 2015 ikageza 2020 ikageza na 2021 yiteguye kubana na 2022 Imana ibafashe Imana ibashyigikire ariko ntimutakare ngo muve ku irembo ry'Imana ngo muve mu gusenga ngo mwibagirwa mutakaza amarembo y'Imana musubire gusenga mwe kudamanga ngo ibagirwa Imana yanyu ndabashimiye mu izina ryawe Yesu reka dusenge Mana mu izina rya Yesu ngo haye cyubahiro uri Imana isumba byose data wera uri Imana yo kwiringirwa uyu mwanya ndagushimiye ngo haye cyubahiro ku bwa buri muntu wese unyumvishije wumvishije ijambo ryawe akumva yarababaye akumva yarakomeretse akumva hari ibyari musubije inyuma wongere umugaruremo intege wongere musubizemo ibyiringiro asobanukirwa ko utari ntaho buzima buhari asobanukirwa ko nta hantu heza nta hantu utakura umuntu nta hantu heza utageza umuntu ibyo wavuganye nawe uzabimugezaho ariko mukeneye imbere yawe kuruta ibindi byose icyubahiro ni kibi cyawe icyubahiro ni kibi cyawe Mana ufashe buri muntu wese wakurikiye impamba y'Inyayo TV umugirire neza mu byo akora byose icyubahiro ni kibi cyawe mu izina ryawe Yesu Kristo amen amen amen, amen.